reka nizere ko ukomeje kumererwa neza. Hanyuma ubu noneho tugiye kwinjira muri sinema, muri inkuru yavuzwe cyane muri uyu ni umukinnyi wa sinema, ni umukinnyi w'amafilme, akaba umunyarwenya ariko azwi cyane ku bintu bijyanye n'urwenya kurushimisha benshi cyangwa se rukora ku mitima ya benshi. Niho cyane azwiho nta undi ni Patrick Salvador, ufite inkomoko mu gihugu cy'u Burundi. Uyu ni umugabo ngira ngo mu minsi yashize yatangaje ko ubwo yari ari gutanga urwenya rwe cyangwa se ari kugeza ku rwenya rwe gerageza gusetsa abari bitabiriye bimwe mu birori cyangwa se kimwe mu birori yari yitabiriye, nibwo yaje gutangaza ubwo yageragezaga kwinjira cyangwa se kugerageza kwigana uko abakozi batandukanye b'indege bakora mu ndege bitewe n'igihugu bakoramo, uburyo bakira ababagana cyangwa se uburyo bavuga iyo bageze mu ndege. Aho rero yaje kuba agerageza kwigana abanyarwanda cyangwa se abakora mu ndege za Rwandair. Aho rero ubwo yagerageza kubigana uburyo bakira abashyitsi, aho yavugaga ati ntago bazi icyongereza ariko iyo bagiye kwakira ubwo yageragezaga kwigana amagambo yo mu kinyarwanda, muraho, Paul Kagame, ibintu nk'ibyo agerageza kubyigana. Nibwo yaje rero no gukoreshamo ijambo genocide, aho rero ari ijambo ibintu bitakiriwe neza n'abanyarwanda. Ngira ngo ni na video yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abenshi mu banyarwanda rero bakoresha Twitter ntabwo bashe kuba bakira neza ibijyanye n'iby'uyu munyarwenya yaje gutangaza, aho yifashishije ijambo genocide atera urwenya ndetse bavuga ko akwiriye gusaba imbabazi abanyarwanda. Ni nayo rero ngiye kukunyuramo muri make ibyaje kuba. Ese uyu munyarwenya byamugendekeye bite? Ese we yaje kuba atangaza iki nyuma y'uko abanyarwanda batandukanye bamusaba kugira ngo asabe imbabazi abanyarwanda, dore ko ngo yabababaje yakoresheje ijambo genocide, kandi genocide ari ikintu gikomeye mu mateka y'u Rwanda, ari ikintu cyahitanye ubuzima bw'abatari bake mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu rero Patrick Salvador yavutse tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri, aho ari mu mwaka w'1985. Ni umugande, ni umugabo ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, ukora rero comedy, akaba ari umukinnyi wa filime ndetse n'abantu tuzi nka Master of Ceremonies cyangwa se ba MC mu birori bitandukanye. Ni nk'uyu mugabo rero azwi, ariko cyane cyane ni umugabo uzwi mu bijyanye no gutera urwenya cyangwa se gusetsa abantu babitabiriye ibitaramo bitandukanye. Ni umunyarwenya rero ukomoka mu gihugu cya Uganda. Patrick Idring Salvador yakomeje kunengwa n'abantu batandukanye bamushinja gukinira ku ngaruka za genocide yakorewe abatutsi ubwo yakoreshaga ijambo genocide yigana imvugo Rwandair ikoresha mu kwakira abagenzi bayo mu ndege. Ni amagambo rero uyu munyarwenya Patrick Salvador yakoresheje mu gitaramo cy'urwenya cyiswe Nseko Buseko 2019 mu kwezi gushize, cyitabirwa n'abanyarwenya batandukanye. Ngira ngo uyu mugabo abenshi muramuzi cyane kuko yajyanza no gukorera ibitaramo bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero abenshi muramuzi. Hanyuma rero ubwo yateraga urwenya rwe uyu mugabo yateraga urwenya rwe yabanje kugenda yigana uburyo ibigo bitandukanye byakira abakiriya byayo mu ndege, akomoza kuri Uganda Airlines, avuga uburyo ngo umuntu ataba yizeye ko umuzigo we ugeri yagiye, zangero nyine zitandukanye umuntu mu rwenya yifashisha. Yiganye rero imuvugire y'abakiga, abanyankore bose ngo bavuga nabi, kandi abantu bayobora abantu mu ndege bari mu batuma ikundwa cyane. Aho rero yavuze ko ngo usanga indege igiye guhaguruka abantu bakora mu ndege bifashisha ururimi rw'igihugu cyabo mbere yo kuvuga mu cyongereza. Ati nko muri South Africa Airways bagahera ku rurimi rwabo, Kenya Airways igahera ku Giswahili, na Rwandair bagahera ku Kinyarwanda. Ati kuri buri rurimi uyu mugabo yagendaga yigana imivugire y'amagambo atanga ikaze mu ndege ndetse n'amakuru ku rugendo. Hageze ku Kinyarwanda rero ahera kuri muraho neza nk'indamukanyo, maze agenda avanga amagambo harimo aho yavuze amafaranga, amakuru, amahanga, aza no kuvugamo genocide. Nubwo icyo gihe rero abantu basekaga ikoreshwa ry'ijambo genocide ryababaje bamwe mu babonye uru rwenya, kuko nta genocide ihuriye na Rwandair ndetse ko itagakoreshejwe muri ubwo buryo. Hejuru ya miliyoni y'abanyarwanda yaje kuba yicwa muri genocide. Hanyuma rero nibwo video yagiye ikwirakwira cyangwa se isakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bituma benshi batanga ibitekerezo kuri iyo video yagiye ikwirakwizwa y'uyu mugabo akoresheje ijambo genocide mu bintu bijyanye no kwakira abakiriye muri Rwandair, cyane cyane ko genocide idafite aho ihuriye na Rwandair.
umwe rero mu batanze igitekerezo kuri Twitter yitwa Seth Butera wavuze ko Salvador ashobora kuba atazi icyo jenoside ari cyo ariko adakwiye gutesha agaciro inzirakarengane n'imiryango ikirimo gukira ibikomere yatewe na jenoside, atugomba kudusaba imbabazi nk'umuryango wose w'abanyarwanda kandi ukanakuraho ikiganiro cyawe. Uyu ndi rero n'uwitwa Kambana Noel we yavuze ko jenoside atari urwenya, bityo rero niba Salvador afite umutima nama akwiye gusaba imbabazi z'ibyo yakoze kubera abasaga miliyoni baburiye ubuzima bwabo muri jenoside. Ati niba rero utari unazi ko ibihumbi bajugunywe mu migezi bakaba bashyinguwe muri Uganda. Frank Rukundo rero we yavuze ko ari mu bababajwe cyane n'amagambo ya Salvador, uyu Patrick Salvador, uyu munyarwenya wateye urwenya kuri jenoside, amusaba ko nubwo uri umunyarwenya rwose ugomba gutunga umuryango wawe ugahimba inzenya zishimisha abantu, ntabwo ukwiye gukinira kuri jenoside yabaye mu Rwanda. Aho yakomeje nawe avuga ati rwose ugomba gusaba imbabazi abanyarwanda muri rusange. Mu gusubiza rero Frank Rukundo yamwubutse nabi nk'umuntu wananiwe kwitwara neza mu irushanwa rya Big Brother yigeze kwitabira, amwereka ubutumwa bw'abantu bamweretse ko bashimishijwe n'urwenya yateye uwo munsi. Salvador rero nyuma y'ubu butumwa butandukanye abanyarwanda bamubwira uko batekereza kuri uru rwenya yatanze, bamubwira ati rwose saba imbabazi abanyarwanda, ntabwo ukwiriye gukinira kuri jenoside ko jenoside yahitanye ubuzima bw'abarenga miliyoni, yahitanye ubuzima bwa benshi, ati cyane cyane ko abenshi batarakira n'ibikomere by'abatewe na jenoside yakorewe abatutsi. Ati ntabwo rero ukwiriye gukinira kuri jenoside utera inzenya zawe. Ati rero niba ari ukura ibitunga umuryango wawe, ntabwo jenoside ari ikintu cyiza cyo gukiniraho, cyane ko abenshi bagifite ibikomere batewe nawe. Nyuma y'uko ubutumwa butambutse bamubwira uko batekereza, ntabwo Salvador yahise agira icyo atangaza, yabahaye umwanya wenda birumvikana niko twabitekereza, aho nawe kuri ubu yaje kwandika kuri Twitter ye ko gusetsa atari ibya buri wese, ariko Edwin Musoni amusubiza ko umuntu adashobora gukinisha ibyo abonye byose, kari bimwe agomba kwigengesera. Ati hari ibyo ugomba kwigengesera, gusetsa yego ntago ari ibintu bya buri wese, ariko menya uburyo usetsamo abantu, ibyo ukoresha hari n'ibyo udakoresha, hari ibintu uba utagomba gukinira gusetsa abantu. Niko rero uyu Salvador yaje gusba asubizwa. Iki kintu rero benshi mu banyarwanda bakoresha Twitter bagaragaje ko batakishimiye, ndetse bamwe basabye uyu mugabo kuba yasaba imbabazi ku muryango nyarwanda. Salvador kuri ubu yaje kuba bitera utwatsi, avuga ko nta kosa yakoze abona ryatuma asaba imbabazi. Yifashishije rero Twitter ye yavuze ko abashaka ko asaba imbabazi amaso agomba kuzahera mu kirere, kuko ngo bumvise nabi icyo yashakaga kuvuga. Kuri ubu rero bamwe mu banyarwanda bagaragaje ko yatangiye kubakumira, ingingo bafata nk'ubugware bwa muntu bwo kutirengera ingaruka mbi z'ibikorwa bye. Kubakumira nta kindi ni ukuba yababloka, atangiye kugenda ababloka bamwe mu bagize uko batanze uko babyumva. Uwitwa Edwin Musoni rero wakumiriwe yagize ati ikigwari, umunyantege nke, injiji, upfobya jenoside, yatinye igitutu yahunze. Yakomeje rero ashaka kugaragaza ikinyarwanda nk'ururimi rukennye, aho yavuze ko amagambo nka turbulence na above sea level kubwe ngo azi ko nta busobanuro agira muri uru rurimi. Ubwo rero nicyo gihe yifashishaga ururimi rw'ikinyarwanda, aho yavuze ngo hari amagambo amwe namwe adafitiye igisobanuro mu Rwanda cyangwa se mu kinyarwanda. Aho yakomeje rero avuga ko mu cyongereza gusa agezaho, yakomeje rero avuga mu cyongereza gusa agezaho arahindura, avuga ko yari yibagiwe ko abanyarwanda nta cyongereza kiza bavuga. Salvador rero yaniyeza abakora muri Rwanda ya avuga ko rero bazi icyongereza hafi ya ntacyo, kuko ngo hari igihe babura uko bavuga icyo bashaka kumvikanisha bakitabaza ngo ibimenyetso. Nuko rero yakomeje asebya ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse avuga ko rwose hari ikinyarwanda hari amagambo y'icyongereza utashobora kubonera ubusobanuro. Aho rero abakora muri Rwanda yabazi icyongereza gike cyane ngo hafi ya ntacyo, bityo rero ngo iyo bigeze hagati bikabacanga bifashisha n'ibimenyetso, bagakoresha ibimenyetso nk'amarenga kugira ngo abo bari kubwira babashe kuba bakumva icyo bashatse kuvuga. Salvador yaje kubatangaza ko adateze na gato kusaba imbabazi nk'uko yabisabwe n'abanyarwanda batandukanye kuri Twitter. Abavuga ati rwose niba mutegereje ko nzasaba imbabazi, amaso yanyu azahera mu kirere cyane ko ntabyo nteganya. Ati mwumvise nabi icyo nashakaga kuvuga, gusa ariko benshi bakavuga ati niba ariko unakora urwenya cyangwa se ubugamije gushimisha abantu bawe cyangwa se abafana bawe, hari amagambo utagomba gukoresha, hari ibyo utagomba gukiniraho, cyane ko biba bifite icyo bisobanuye mu buzima bwa bamwe. Bityo rero niyo mpamvu wari ukwiriye gusaba imbabazi bitewe rero n'uko wakoresheje ijambo jenoside, ijambo rifite agaciro gakomewe
gakomeye mu buzima bwa bamwe cyane cyane mu banyarwanda muri rusange. Aho rero uyu mugabo yifashishije ijambo genocide, abenshi bavuga ati genocide naho ihuriye na Rwandair, ntabwo ari ukwiye gukoresha iri jambo cyane ko hari benshi bafite ababo baguye muri genocide. Bityo rero kuba ukoresha ijambo genocide tugamije gutera urwenya ni ikintu kibabaza imitima ya benshi, cyangwa se hari benshi ubukomerekeje kandi wowe wibwira wenda ngo urimo urabasetsa. Wenda turamutse tugenda mu bitekerezo byacu muri rusange turabizi neza ko ijambo genocide ntaho rihuriye na Rwandair. Rwandair nta ishobora gukoresha genocide, nawe uramutse utekereje nta ishobora gukoresha genocide. Ntabwo rero byari bikwiye ko uyu munyamakuru ashobora gutanga ibitekerezo cyangwa se ashobora gutanga urwenya ku bijyanye na genocide. Genocide ntabwo ikwiye gufatwa nk'urwenya, hari ifite byinshi ivuze mu mateka y'u Rwanda. Niyo mpamvu rero atarakwiriye gukoresha ijambo genocide mu gusetsa abantu. Hari byinshi ashobora kwifashisha birumvikana, ariko ntabwo yarakwiriye gukoresha ijambo genocide. Gusa yaje kuba atangaza ko nta mbabazi ateganya gusaba. Reka dutegereze turebe aho bigana. Ese wenda azashyira ubwenge ku gihe, amenye ko yakomerekeje imitima y'abanyarwanda, cyangwa se amenye ko yababaje abanyarwanda be yabasaba imbabazi. Nicyo dutegereje kugira ngo turebe. Reka mushimire rero ukomeje gukurikira ibicu ndetse murarike na gahunda zitandukanye z'ibicu. Nge nari Anisa Bin Umukunzi.